hari uko twamubonye niyo mpamvu duhari, hari agace ke twamumenyeho niyo mpamvu twaje, ariko reka tumusabe umuvumbi kugendererwa kurenzeho, kumubona kurenzeho, kumuhishurirwa birenzeho. Urakoze mwami kuri kumwe natwe, ndagushimira intebe yawe y'ubuntu uri hano hantu, ndagushimira imbabazi zawe zuzuye hano hantu, ndagushimira kugira neza kwawe, ndagushimira kuri kumwe natwe. Twumvise inkuru zawe, tumenye imirimo yawe iteye ubwoba, turasoma mu ijambo ryawe tubona imirimo n'ibitangaza byawe. Hari ubuhamya dufite ku mitima yacu, hari ubuhamya dushobora kubwira n'abandi, hari imirimo yawe twibonyeho, hari ubutabazi twakubonanye, ariko turashaka mwami urundi rwego rwo kugendererwa. Turashaka kongera guhura nawe bundi bushya, wowe mwami, wowe ubwawe. Turashaka kubona ubuzima bwacu buhuzwa nawe, bukabaho ibimenyetso by'abakubonye. Abantu bose bahuye nawe Yesu basubiraga ubuzima bwabo buhindutse. Abakubonye hari ibyo bakize mu mitima yabo, bakiri ikiruhuko cy'ukuri n'amahoro atemba nk'uruzi. Reka kubaho kwawe gutemba uyu munsi mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Amahoro yawe menshi abo umugabane w'abarushye n'abaremerewe, amahoro yawe menshi, imbaraga zawe zikiza zivanayo umuntu wese umwanzi arambitse hasi. Imbaraga zawe zimwegure akwibonere mwami w'abami. Atari Imana yumva n'abandi, atari Imana asoma gusa. Reka ibyo yasomye n'ibyo yigishijwe bimuhindukira ubuzima uyu mugoroba. Reka ibyo twasomye n'ibyo twumvanye abandi uyu munsi tubyiboneho, uyu munsi bikoreke mu muntu wacu wamwe imbere. Kora ku maso yacu ahweza kubone, kora ku mitima yacu ikumva gusobanukirwe. Suka urukundo rwawe rwinshi rubona ubwicaro mu mitima yacu. Rimwe na rimwe abahungu bawe n'abakobwa bawe bamera nk'abatawe, bamera nk'abatararwumvise, bigatuma imvune z'iyi si zibashobora, bigatuma imiruho y'iyi si bayikorera ubwabo. Ariko reka umwumvishe urukundo rwawe, reka umwumvishe imbabazi zawe, reka zisogongereho mwami w'aba, reka yakire ikiruhuko cy'ukuri, maze umurutira ibindi byose. Wakubonye amaso ye ntakikuvaho, wakubonye nta zindi priority agira, wakubonye mwami w'abami ibindi byose byamburwa ubwiza, wakubonye mwami w'abami ibindi byose byamburwa imbaraga. Ngwino twiyereke Uwiteka Mana Nyiringabo. Turashaka imvura nyinshi, turashaka kugendererwa ku bwinshi, turashaka kubona imbaraga zawe mu buzima bwacu. Ese twazamura amaboko gute dutakira abandi? Ese twakuvuga gute tutarakubonye? Ngwino wisuke mu buzima bwacu, ngwino wuzure tugere ku mwuzuro wawe. Ngwino twuzuze nyaguhora ku ngoma, ngwino twubake turubakika, ngwino wubaka ahantu hose hasenyutse. Ngwino umwiyereke, ngwino umwuzure, ngwino usendere, sendereza kubaho kwawe gutemba nk'imigezi. Sendereza presence yawe, presence yawe imara imvune, imvune zose z'isi, imvune zose z'amateka, imvune zose zo kubabazwa, imvune zose zo gutenguha, imvune zose zo guhemukirwa, imibabaro y'uburyo bwose. Iyo uhageze tumera nk'abatarigeze kubabazwa. Ngwino winjire, ngwino winjire mu ndiba y'umutima we, maze umuguranire. Nasomye mu masezerano yawe sanga ngo ubasha kuvura imvune zo mu mutima, ndetse ngo utanga n'imitima mishya. Imitima yashenjaguritse ubasha gutanga imitima mishya mwami w'aba. Gira umuntu uguranira uyu mugoroba, gira umuntu uguranira, uhinduka ufatika, uhinduka ukuri. Nta gutungura Imana y'idini, nta gutungura Imana y'imigani, nta gutungura Imana basanga mu rusengero, nta gutungura Imana basanga kure. Reka yongera kwibonere, habeho guhuzwa mu buryo budasanzwe, habeho kugendererwa, habeho guhura nawe mu buryo budasanzwe. Reka ubuntu bwawe bwinshi butembe mu mitima yacu, reka kubaho kwawe kwinshi kuba umugabane wacu. Reka kubaho kwawe gutembe mu byo yasize inyuma, ibyo akozaho umutima we ugasuhererwa. Reka kubaho kwawe kubigeremo, reka kubaho kwawe kubigeremo, kubaho kwawe kugere mu be batuma asuhuza umutima, kubaho kwawe kugere mu bye bituma arira ntabashe guhozwa. Reka kubaho kwawe mwami, kubaho kwawe kuzura. Ujya uvuga ijambo rimwe gusa ibintu bikajya mu buryo. Wa mugore w'umusidonikazi yaje gutakira kandi atarageraho igihe cy'abanyamahanga.
araza aragutsakira. Yumvise amakuru yawe, yari yaramenye amakuru yawe, aza gutsakira. Uko niko twaje Mwami, ari wowe dushaka. Nta mwana w'umuntu watumara inyota, nta mwana w'umuntu wadukiza ibyo dufite muri twe, nta mwana w'umuntu wadukiza ibyo twasize iwacu, nta mwana w'umuntu wadukiza ibyo twasize inyuma. Umusidonikazi aragutsakira, aragutsakira, ariko wavuze rimwe gusa, uravuga ngo sindabona kwizera kungana gutya ngo no mu Bisiraheli ngo itahira amahoro umwana wawe arakira. Niba uvuga ijambo rimwe gusa, umwana wasigaye mu rugo agakira. N'uyu mwanya wavuga ijambo rimwe, ubuzima bwe bukazuka. Wavuga ijambo rimwe, ibyo byapfuye bikakubona. Wavuga ijambo rimwe, agakiza kukura akagahishurirwa, akagahishurirwa Mwami waba, akagahishurirwa. Erega bakubonye bashize inyota y'ibindi bintu byose. Iyo umuntu akubonye mu maso ye haracya, uruhanga rwe rurakomera, ubuzima bwe ntibaba igicogora ukundi. Urakoze ko ari wowe kiruhuko cy'ukuri, urakoze ko ari wowe mahoro y'ukuri. Uri umwami wo gupfukamirwa, uri umwami wo kwizerwa. Nasanze utarobanura ku butoni. Petero yavugiye mu nzu yo kwa Koruneliyo, aravuga ngo mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka urabemera. Urakoze kudukiranuza amaraso ya Kristo. Abagutsakira bose urabasubiza. Uravuze ngo tuzagushaka tukubone, niko tugushaka n'umutima wacu wose. Uzabonwa natwe, uzemera tukubone. Kunda bagukunda ariko bagushaka n'umwete barakubona. Reka intambwe dutera tuzahure, uzibone nk'umwete wo kugushaka. Niko twari dushoboye, utwemerere tukubone. Urakoze kuri Imana y'ukuri, urakoze kutari igipindi, urakoze kuri muzima, urakoze gukora ibyo turimo tugusaba uyu munsi. Hari ibyo tukuziho wigeze gukora, hari ibyo wakoze iwacu, hari ibyo wakoze mu bo tugendana, hari ibyo wakoze mu bo dusengana, hari ibyo wakoze mu ntwari zo kwizera twasomye muri Bibiliya. Nta kintu gishya turimo tugusaba utarakorera mu isi. Reka imitima yacu itekanire muri wowe. Niyo ibihe byiteranyirije kutubwira ko nta Mana ihari, imitima yacu irayibona, irakomeza ikayibona. Wiyubake ku byo kwizera byera cyane. Uruhare rwawe ni uruhi. Reka duhaguruke dusenge. Umwanya tumarana n'Imana si umwanya upfuye ubusa. Kwizera kwacu kuba kurimo kuvomererwa. Umwanya tumarana n'Imana, igituma kwizera kwacu kuba kurimo kuvomererwa, nuko tuba turimo gusobanukirwa iyo Mana. Uko tuyimenya niko kwizera kwacu gukura. Uko dusobanukirwa tugahishurirwa kandi gace, niko kwizera kwacu gukura. Nusoma kira gice cya 11, umbabarire usome umurongo ku wundi, urebe uburyo kwizera kwagiye kuzana itandukaniro. Duhereye kuri Abeli na Gahini. Abantu babisobanura mu buryo butandukanye. Bamwe baravuga ngo Abeli ngo nuko yazanye ngo igitambo kiva amaraso, abandi bakavuga ngo ibiki n'ibiki, abandi bakavuga ngo Gahini yazanye injonjori. Ariko nongere mbabwire ko gutura kwabo, icyubahiro bashyize mu ituro, kubyubaha byaterwaga n'ubumenyi bw'Imana n'icyubahiro bubashye mu Imana. Abeli yarazi iyo Mana kurusha Gahini, yarayubashye, yarahinduye umushyitsi imbere yayo. Ntiyari yizeye ituro rye cyangwa imbaraga ze, ahubwo ituro rye yararishingiye ku Mana ishobora byose, ku Mana y'icyubahiro cyinshi. Turasaba umwuka wera ngo yongere duhishurire Kristo, aduhishurire Imana idusaba kuyizera. Igituma twasoma ibyanditswe bikaduhindukira amagambo, nuko kwimenya kwacu ari kugufi, ariko kwimenya kwacu gushobora gukura. Komeza witange gushaka Imana, komeza witange gusenga, komeza witange kwiga ijambo ry'Imana. Niyo waba utazi uko basenga, senga ibyo ushoboye, uzagera aho bimenye. Gusenga nta rindi shuri babyigiramo, babyiga barimo basenga. Bizagera igihe bigwirire mu mutima wawe, uzagera igihe ubane n'Imana mwegeranye, uhindura umushyitsi imbere yayo, ugendane nayo utinya uhinda umushyitsi, ugendane nayo wibaza icyo yaguciye kugira ngo igukunde bingana gutyo. Niba dushobora kwiringira abantu beza, nta nkaswe y'Imana idapfa, y'Imana y'urukundo n'imbabazi.
uko uyimenya byiringiro byawe bizarushaho kuba byinshi, kwizera kwawe kuzahora gutoshye, uzagira imbaraga muri wowe zitume nta mwambi n'umwe wakumurira ushobora kuguhinguranya, izakomanga ariko ntizakubasha. Tuzagira iminsi yo kurambarara, nta nubwo uzagira iminsi yo gusenga kubw'ikinyabupfura, ahubwo uzagira iminsi itoshye n'ubuzima bw'umwuka butoshye, kuko wizera amaso yawe azagenda amusobanukirwa, azagenda amubona umunsi ku munsi. Reka dusaba umwuka wera watangiye umurimo muri twebwe, niwe waduhaye kwa kwizera kwa mbere, kwaduhinduye kuba abana b'Imana. Burya ntiyifuzaga ko mugarukira aho ngaho, kuko iyo biba biri aho birangiriye wari kuba utakiri kumwe natwe, wari kuba warapfuye waragiye mu ijuru. Ariko uracyafite imirimo, uracyafite ubuzima ugomba kubera mu Imana hano ku isi. Uri igikoresho, uri umwana w'Imana. Imana yifuza kugaragariza mu imbaraga zayo n'icyubahiro cyayo cyinshi. Yaguhamagaje ineza yayo, yaguhaye umuhamagaro w'agakiza, ntiyifuje kumugarukiraho, yifuza ko ubuzima bwawe bwakuzura ubumana kugira ngo ubashe kumurika muri iyi si icuza umwijima. Abera twese turi amatabaza. Ntabwo Imana yahamagaye abasitari bamwe ngo bake nk'inyenyeri. Twese abera turi amatabaza mu miryango yacu, turi amatabaza hirya no hino Imana yaduteretse. Ariko ubukonje bw'iyi si bwaratwinjiye, kwizera kwacu kurazima, matabaza yacu arazima, tumera nk'imbingo zitwarwa n'umuyaga. Ariko Umwami Imana arifuza ko wakubakwa, ukongera kubakwa rwose, maze ukamurika cyane, abataramumenya bakubona uburyohe bw'agakiza bukuzuye, amahoro atemba muri wowe, bakifuza kumenya iyo Mana yawe. Ni wowe Imana ifite. Mukiranutsi wanjye hazabeshwaho no kwizera. Iyi si ifite ibikonjesha byinshi, ifite ibyakuzimye ibihumbi, ndetse bimwe byakugezeho, ibindi birakomanga. Ariko umukiranutsi wanjye hazabeshwaho no kwizera, nicyo kizatuma atohagira no mu minsi y'umwijima, agatohagira no mu minsi y'ibibazo, akagira imbaraga zidakama. Mbega umunkanyari uri mu maso y'abera benshi, mbega imiruho n'imibabaro, mbega gushoberwa. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Si uburemere bw'ikibazo ufite, nta nubwo mbivuga ngo ushinyagurira, urabifite ibyawe nanjye mfite ibyanjye, ariko ndabizi neza ko kwizera kwacu nikongerwa, nikongera kukavomererwa kugakura. Wenyine uzavuga utariko ibi bintu byoroheje gutya nibyo byandizaga, ibi bitwaye iki? Ibyiza Imana yakoze bizakubana byinshi kurusha ibikeya uyitegerejeho. Ubuzima bwawe buzahembuka, ubuzima bwawe buzasiganwa bukorera Imana. Hari imigambi y'Imana iri ku buzima bwawe itazasohozwa n'undi muntu n'umwe. Nubwo uyu munsi naba igikoresho cy'igitangaza mu maboko y'Imana, ibyo Imana yanditse ko bizakorwa nawe sinzigera mbibasha, sinzigera mbisohoza. Imana iragukeneye, ntabwo uri ingwizamurongo, ntabwo waje guherekeza abandi, ntabwo waje kutubera ikivunge ngo tubone aho tubwira. Waraje ngo ducyazanye, ducomeke twese ku mwuka w'Imana, maze icyo Imana yakuremeye gisohozwe ku buzima bwawe. Reka dusuke ubuzima bwacu, arabishaka, icyo cyifuzo cye ko wakubakwa kwizera kwawe, ko nta na kimwe cyakurusha imbaraga. Arifuza kukwihishurira, arifuza kuguteza inyota kugira ngo ukunde ibye, hanyuma umumenye, wongere umumenye, wongere umenye urukundo rwe, umenye ubugari bwarwo, umenye uburebure bwarwo. Maso yawe ahweze umusobanukirwe. Abamusobanukiwe baramwumva bari bonyine. Ku kirwa cya Patimo Yohana yaramubonye, haravuga ngo ku munsi Umwami wacu nari ndi mu mwuka. Yabaye mu mwuka ari wenyine, hari nta bicurangisho. Abigishwa bagenzi be benshi barapfuye, ariko abasha kubona Imana. Maso y'imitima yacu ahweze tukubone Yesu. Pawulo na Sila bararirimbye muri gereza, kuko bari bazi Imana yabahamagaye, yabahaye umurimo wo gutwara ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Babasha kuririmbira no muri gereza.
Pawulo rero arahuye na Yesu, baramuhanura bamubwira ngo nyiri uyu mugozi turimo twizengurukizaho, umuhanuzi Agabo yizengurutsaho umugozi, aravuga ngo kumboshywe ngo niko bazamuboha nagera i Yerusalemu. Aravuga ngo uretse no kuboha gusa niteguye no gupfa. Yari yaramubonye. Yesu arashaka kukwiyereka birenze urugero wamubonyeho. Numubona uzacurukura umutwe mu maguru, numubona uzakura amaso ku bitagira umumaro. Ahareba niho uzareba, aho yerekera niho uzerekera. Ibiri priorite ku mutima we nibyo bizaba priorite ku mutima wawe. Uziharirwa n'ijuru, ijuru rizakuzura, uzagenda mu isi nk'utayirimo. Ibinaniza abagenzi ntibizakubasha. Umutima wawe uzahora wihariwe n'Imana. Uzaba ufite umucyo w'ijuru muri iyi si icuza umwijima. Uzaba ufite ibyiringiro bidakama. Data, urakoze kuri kumwe natwe uyu mugoroba. Wohereza ijambo ryawe, ufite icyo waritumye gukora. Nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, hanyuma imyaka ikamera, umubibyi akabona umutsima, akabona imbuto, niko wohereza ijambo ryawe. Urakoze kurema kutwubaka ku byo kwizera. Hari ibintu ibihumbi byari biturambitse, byari birambitse abakobwa bawe n'abahungu bawe. Hari ibintu ibihumbi byari byarashyizeho akadomo aho tugereye, tukumva naho, tukumva n'ibyo, tukumva ibyo dukoranye nawe, naho tugiranye nawe, naho rimwe na rimwe twakwigeranya nabo dusumba intambwe, tukumva n'ibyo. Ariko urakoze kuje kongera kubaka kwizera kwacu, kuje kongera kutwubaka mu byo kwizera byera cyane. Urakoze kongera kuduhagurutsa mu zindi mbaraga. Urakoze kuhaye amaso yacu kongera kukubona. Urakoze kuhaye imitima yacu kongera kukumva. Urakoze kuduhaye kongera gusobanukirwa imigambi yawe itangaje ku buzima bwacu. Urakoze ko amaso yacu ari bukubone. Urakoze ko tutaraba gusubira inyuma ngo turimbuke. Urakoze ko dushobozwa byose nawe Kristo duha imbaraga. Urakoze ko tuzakomeza kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wowe wasezeranye uwo kwizerwa. Urakoze kutabeshya. Urakoze kuri kumwe natwe kuzagera kumera y'isi nk'uko wasezeranye. Ubaka umutima wari wararambaraye. Amaso y'umwuka akingukire kumva ibyo uvuga, akingukire gusobanukirwa ijambo ryawe, akingukire kwakira umunezero w'ukuri w'agakiza, akingukire kubona ibyabikiwe mu ijuru. Umukozi wa Paulo yasengeye itorero rya Efeso, aravuga ngo kugira ngo amaso y'abahweze, ngo bamenye ibyo biringizwa niyabahamagaye. Mwami, turasenze ngo amaso y'imitima yacu ahweze, tumenye ibyo twiringizwa nawe waduhamagaye. Reka umuhungu wawe ari hano amaso yasingire, amenye ibyo yiringizwa n'ibyo wamuhamagariye. Yo, umukobwa wawe amaso y'umutima kumenye, amenye ibyo yiringizwa n'ibyo wowe wamuhamagaye, wapanze kuri we, ibyo wagennye ku buzima bwe. Reka amaso arenga ibigaragara, reka amaso arebe ibyo yize, arenga ibyo yize, arenga umuryango yavutsemo, arenga urwego yita urw'agakiza agezeho, arenga urwego rutoya rw'impano, arenga ubushobozi bugufiya bw'ubumenyi n'ubutunzi. Amaso yarenga ibyo byose, asingira ibitaboneshwa amaso y'umubiri, ibyo abikiwe nawe wo kwizerwa, wowe udapfa, wowe udasaza, wowe udahinduka, wowe uvuga bikaba, wowe waremye isi uyikuye mu busa, ngo wavuze ijambo gusa ibitariho bihinduka ibiriho. Reka amaso yacu arebe nk'ukureba, amaso yacu arebe nk'ukureba, uko areba gukira hano mu isi. Yesu aba ariko tubona. Wageze imbere y'imva ya Lazaro, byari biteye ubwoba, ariko ugiye gusenga uravuga ngo Data, nsanzwe nzi kunyumva, ariko mbivugiye kugira ngo aba nabo bakwizere. Tuzamure kuri iyo myumvire itari y'amagambo, iremeke mu guhishurirwa kwacu. Dusanzwe tuzi ko twumva, turabizi kuri kumwe natwe, turabizi ko ari wowe udushoboza byose, kuko ari wowe uduha imbaraga. Reka ibyo byiringiro byandikwe mu mutima we, ibyo byiringiro bitinde ku rurimi rwe, imvugo ye imere nk'iyawe, ntibibe bikinyuranaho. Imirebere ye, imirebere yanjye imere nk'iyawe, ntibibe bikinyurana. Wowe wifuza kungeza, ubwenge bwanjye n'umutima wanjye bigereyo, simbe nkinyurana nawe. Sinsigara inyuma yaho unjyana, sinsigara inyuma yaho unyerekeza, sinsigara inyuma y'imigambi yawe. Tugendane intambwe ku yindi. Urakoze Papa, byo kuvuga umugisha ku bwoko bwawe, ububake nk'uko wasezeranye,
ububake nk'uko wagambiriye. Turi ku rwego rwo kubakwa rutandukanye, ariko twese uratuzi. Abingabo ikigere pfa ku birenge urabazi, yazamurwa. Aho bigeze mu mavi kwizera kwazamuka, aho bigeze mu rukenyerero kwazamuka, aho bigeze hangaha ku maboko byazamuka, kugeza igihe kwizera kwawe kuturengeye, kuko wavuze ko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Turakwemereye ubikore nk'uko wabigambiriye. Bavuze umugisha no kugirirwa neza, gusenga kwabo gusubirizwa imbere yawe, imitima yabo yigwanike muri wowe, bahumurizwe muri wowe, bahabwa amahoro ari muri wowe, bakubone. Ahari umwijima umucyo wawe uhavire, ahari ugushoberwa umucyo wawe uhavire, ahari ukutabona inzira umucyo wawe uhavire, ahari ukudamarara no kugarukira aho twagereje tukumva niho umucyo wawe uhavire. Imbaraga zawe zihamanuke maze twigirana imbere nawe, aho wifuza kutugeza aba ariho tugera. Ibyo wifuza gukorana natwe aba ari byo ukorana natwe. Tujya tugarukiraho imbaraga zacu zigarukira, tukumva ngo ibindi ntitwabibasha. Tuje kwishingikiriza kuri wowe no kwiyegamiza kuri wowe no kureba kuri wowe wenyine. Urakoze papa, ngaho ugendana n'ubwoko bwawe, ubaha ijoro ryiza, ubaha ijoro ry'umugisha, ubaha ijoro ryo kukubona, bakubone kandi bakumve, bakubone mu babo no mu byabo. Urakoze kubazengurukije amaboko yawe, urakoze kutaturekura. Tuguhaye icyubahiro, tuvuze amahoro kuri iki gihugu cy'u Rwanda, tuvuze agakiza ku miryango y'Abanyarwanda, tuvuze gutwikururwa. Wewe wadutwikuriye kubw'imbabazi zawe, umucyo w'ubutumwa bwiza ukaturasira, tugahindukira tugakizwa. Ukize bene wacu, ubamurikire nyaguhora ku ngoma. Ibyo ushaka ari byo bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, ibitavuye iwawe n'ibitavuga kuri Imana bibura ubwicaro muri iki gihugu, ibidatuma izina ryawe rishyirwa hejuru, byose byamburwa imbaraga n'ubushobozi. Wenyine ushyirwa hejuru ku misozi y'u Rwanda, wenyine ushyirwa hejuru mu itorero ry'u Rwanda, wenyine wamamazwe mu mitima y'abayobozi, wamamazwe mu mitima yacu y'abaturage, wamamazwe mu mitima y'Abanyarwanda. Mwami waba wime ibendera ryawe ryo kunesha rizamurwe, abantu basiganwe bagana ahuri, abantu basiganwe bakizwa. Turakwizeye, we wadukijije, ntuzananirwa gukiza bene wacu. Ngo mu banyabyaha natwe twarabimbere nk'uko Paulo yavuze, imbabazi zawe ziracyari kuri iki gihugu, imbabazi zawe ziracyari ku miryango y'Abanyarwanda, imbabazi zawe ziracyahari kugira ngo zongere zikize. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Umugisha abana bawe bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe, umugisha abana bawe bagize inzara n'inyoto yo kuba hano hantu yo gusenga no kumva ijambo ryawe. Twese uduha umugisha, tugirirwe neza nawe. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Urakoze. Amen. Amatangazo umukozi w'Imana yababwiraga yo kwiyandikisha, so kugira ngo twiyandikishe gusa. Duterana mu by'ukuri dusenga, duturuka mu matorero atandukanye cyangwa amadini atandukanye. Tumaze imyaka mu gakiza itandukanye, harimo abamaze imyaka basenga, bazi gusenga, bazi kugira umutwaro, bazi kwinginga, harimo abari mu ntambwe zabo za mbere z'agakiza. Twifuza rero ko ayo matsinda uko tungana yazahazwa, tukagira inyigisho zidukwiriye kandi zidukuza. Haleluya. Nkuko duhora tubivuga, abarinzi ku nkike no kugira ngo dukomerere mu gakiza, nitumara gukomera natwe dukomeza abandi. Haleluya. Umurimo ukomeye Yesu yari yarahaye abigishwa be ni ukugenda bakigisha kandi bagahindurira abantu bose kuba bigishwa. Ntabwo Yesu yaje gutangiza idini rishya, nta nubwo yaje kugira abantu bapfa kumukurikira gusa ariko batamwigiraho, ahubwo yifuza ko twese twaba bigishwa. Murumva umwigishwa hamwe ijambo ryitwa kwiga. Haleluya. Ntabwo rero umuntu yaba umwigishwa wa Yesu atafashe umwanya wo kwigira kuri Kristo bihagije. Kandi umwigishwa arakura, ashobora gutangira muri materinere agakura. Ubundi ikigero data twifuzaho nuko dukura kugeza igihe dusa n'umwigisha wacu. Haleluya. Ese urabinyotewe? Ese urabyifuza? Hari inkuru bajya bavuga ngira ngo yanditswe n'umumisiyoneri, mbyumvanya abavuga butumwa batandukanye, ariko ngira ngo ni inkuru yanditswe n'umumisiyoneri umwe, ngo agiye ahantu nyine atwaye ubutumwa bwiza,
hanyuma ahageze Imana imusaba ko atazigera yigisha, ahubwo azabaho, akabaho, akabana n'abantu baho ngaho. Twebwe ko tuba twarigeze kumva ubutumwa bwiza ntabwo tuba tuzi ibyo bintu. Ukurura umwana niyo Yesu atamwizera ariko waramwumvise. Ariko hari andi moko abatarumva Yesu, wavuga iby'urupfu rwo ku musaraba ntibamenye ibyo ari byo, wavuga ko Imana yatanze umwana wayo ntibamenye ibyo ari byo. Nkaho twebwe mu bihugu byabwiwe ubutumwa bwiza niyo utabyizera ariko biba byaraguye mu matwi yawe. Hanyuma uwo mumisiyoneri ngo agiyeyo, Imana iramubwira ngo ntavuge ubutumwa bwiza ahubwo abeho, abane nabo agaragaze Kristo. Hanyuma imyaka bagombaga kuhamara ishize, arataha atavuze ubutumwa bwiza. Bisa nkaho misiyo yari inaniranye, itari igenze neza, yari yaferinze. Hanyuma ngo haza undi uza kumusimbura, ahageze none atangira kubabwira Yesu. Akababwira ati Yesu rero yari umuntu w'umunyarukundo, yari umuntu w'umunyembabazi, yapfuye ku musaraba kubw'urukundo, yazanywe no kudukiza, yari yuzuye kugira neza, yacaga ahantu hose agirira abantu neza, yigishaga gukunda abanzi bawe. Baramubwira ati kandi uwo muntu yabaye, akajya avuga aho yabaye, nyine yabaye Yerusalemu, n'ibiravuga ati we yaburetse, uwo muntu yabanye natwe. Haleluya, twaramubonye yaratuye aha. Uwo muntu wakundaga atyo, uwo muntu ubabarira abamugirira nabi akababarira, uwo muntu yabanye natwe, yasaga atya, yari ameze atya. Haleluya, kuba umwigishwa wa Yesu ni ukugera aho ngaho, aho abanyamugisha bakwicarana natwe muri ofisi bakavuga ngo twigeze kwicarana n'umuntu usa na Yesu. Haleluya, niwo mugambi w'Imana ku itorero. Umwami Imana dukuze atugezeho, tubyifuze, tubinyoterwe, ukawera azabidushoboza. Amen. Haleluya. Twe kugira agakiza twiyiziho mu mutima, kakandi tuvuga ngo iby'abandi bazasigara bamvuga ngo ntacyo bimbwiye. Ni ukuri birakivuze, kuko ni wowe Yesu azakoresha kugira ngo abantu bamumenye. Amen. Haleluya. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana mfite ku mutima wanjye. Ndashimira Imana kunyigisha twize ubushize, mukozi w'Imana twigishije neza. Nizeye ko hari umumaro byakugiriye. Haleluya. Kandi dufite umugisha wo kuba dufite inyigisho ziri recorded. Igihe wumva byibagiwe uzajya ugenda wongera ubisubiremo. Kwizera kuzanwa no kumva. Haleluya. Kandi kumva kuzanwa no kumva ibyo Kristo avuga. Amagambo rero tugiye kuganiraho n'iminsi izakurikiraho hari aho kubw'ubuntu bw'Imana tuzaba tuvuga ku kwizera. Kwizera ni kugari, ni kunini. Ndasaba umwuka wera ngo akunyigishanye nawe kandi anyigize imbere mu kwizera, nawe akwigize imbere. Haleluya. Ni ikintu kitari gishya kuko dukizwa kuko twizeye, ariko ni ikintu cy'ingenzi gikwiriye kugwirira mu buzima bw'abakristo, kandi ni ikintu kizana itandukaniro mu mibereho yacu. Haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo yaduhaye igisa na definisiyo yo kwizera mu gice cya 11. Abasomyi ba Bibiliya murahazi. Mu gice cya 11 reka dusome umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Nkaba nifuza no kuguha homework. Haleluya, urabyemeye? Yo gusoma igitabo cy'Abaheburayo. Niba utari umunyabute ugisome cyose, niba ufitemo ubunebwe bukeya usome ibice 3 bihera 10, 11, 12, 13. Tuzagaruka ku wa 3 utaha wabisomye. Haleluya. Nugera ku gice cya 11 uhatinde cyane, ujya usoma intwari yo kwizera imwe ku yindi, ugenda ureba kwizera icyo byamuhesheje n'icyo byamugize cyo, n'ibyatumye Imana imunezererwa, ugenda ubitindaho. Haleluya. Turabyemeye? Amen. Reka dusome Abaheburayo 11 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Kwizera ni ukumenya rwose. Nkunda iyo Bibiliya yashimangiye, si ukumenya umuntu ashidikanya atabihagazemo neza. Kwizera ni ukumenya rwose. Haleluya. Rwose irashimangira, rwose iratsindagira. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Haleluya. Ugize umugisha wo kumva izindi ndimi bizongera kuryoha kurutaho, Byongereza n'Ibifaransa. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza. Uko kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ntitubireba, ariko kwizera kuraduhamiriza ko ibyo bintu ari iby'ukuri. Ngo icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite.
Haleluya. Icyatumye bahamwa nukuvuga ngo Imana ikagira ibyo ibashima, ikagira uko ibanezererwa, nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Twizera ko Imana yavuze isi karemwa kandi tutari duhari, ariko kwizera niko kwabiduhesheje. Haleluya. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Twebwe rero abantu tukarwara indwara y'ibigaragara, ibigaragara bikadutindana bikaduherana, byaba bidahari tukumva ko nta kintu gihari. Ariko igihe tuzaba tuganira ku magambo yo kwizera, ndahamya ko tuzajya kurangiza twese kwizera kwacu kwazamutse tureba nk'uko Imana ireba. Haleluya. Reka nsome no muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana, yitwa ijambo ry'Imana, twumva ikindi kinyarwanda kivuga ukundi kuntu. Haravuga ngo kwizera Imana ni ukwemera, aho makunda cyane. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa. Can you imagine? Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Birasa nkaho binyuranye ukuntu ni nka contradiction. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Ubundi ibyiringiro ni ibintu biri muri future, ni ibintu tutarabona, ni ibintu biri ejo hazaza. Ariko no kwizera Imana ngo ni ukwemera ko mbese nabyemeye ko namaze guhabwa bya bindi niringiye kuzabona muri future, niringiye kuzabibona, ariko kwizera kumpesheje kwemera kumera nk'uwamaze kubihabwa. Haleluya. Umwami Imana akora uwo murimo mu mitima yacu, kuko imirimo y'Imana ni migari. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Kuba utabireba ntibivuze ko bidahari. Nguko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Muri make umutima ujya ukurura Imana, y'Imana iwusanganye kwizera. Imana ikavuga iti abyizera atarabibonye. Impamvu abyizera atarabibonye bitaraba nuko yizeye njyewe wabivuze. Haleluya. Ubundi kwizera si ku bintu, ahubwo tuba twizeye uwabivuze n'uwabigennye. Amen. Uko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze ijuru n'isi bikabaho. Haleluya. Birabitwumvisha ukumva ivuga ngo isi nibeho, ukumva umeze nk'uwabyumvise, ukabibona uko yatandukanyije ubutaka n'amazi, ukabibona uko yaremye umuntu mu ishusho ye, ukumva uhamanyije nabyo kandi utaruhari. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze, uvuga ngo Imana yaravuze ngo maze ijuru n'isi bikabaho, ku buryo iyo abantu bareba byakomotse, ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse mu bitagaragara. Haleluya. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze ijuru n'isi bikabaho, ku buryo ibyo abantu bareba, ibyo bareba uyu munsi n'abahakana ko Imana iriho nabo barabireba, ariko twebwe kwizera biduha kumenya ko ibi turimo tureba byakomotse mu bitagaragara. Haleluya. Kwizera rero niko kuzana itandukaniro mu buzima bw'abantu. Itandukaniro rya mbere rikomeye nuko kwizera bihita bitandukanya aho tuzaba nyuma y'ubu buzima. Haleluya. Abahisemo, abagize umugisha bakizera Kristo bahawe ubugingo buhoraho. Ni mu kwizera, nta gikorwa na kimwe turi bubisome, ariko nuvuga ngo kwizera Kristo byonyine bihita bitandukanya aho tuzaba muri eternity, mu bihe bidashira. Haleluya. Kwizera rero ni ikintu nasimburwa, kiratuma bamwe bazabana n'Imana mu ijuru, kiratuma babyanze bazaba mu irimbukiro. Imana itugirira ubuntu. Niyo mpamvu tuba dukwiriye gusengera batarakizwa kugira ngo ubwenge bwabo butwikururwe, ya Mana yatugiriye neza nabibagereho. Haleluya. Gukizwa ni igitangaza gikomeye nk'uko twahoze dusenga dutangira, ku buryo ntago wabasha kubisobanura. Muri twebwe cyangwa muri mwebwe harimo abantu bakijijwe atari ubwa mbere bahuye n'ubutumwa bwiza, asanzwe abwumva ariko ntabwiteho, asanzwe yumva indirimbo y'Imana ariko ntibigire umwanya, ariko hakaba igitondo umutima we wakingukiye kwita kuri ibyo bintu no gutangira kwita ku by'Imana ivuga, igitangaza cy'agakiza kikaba kirabonetse, umuntu akabarazwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Kwizera rero umurimo wa mbere bidukorera mu bugingo bwacu nuko bita bidutandukanya aho tuzaba mu bihe bidashira. Bamwe bakazaraga ubugingo buhoraho, abandi banze kwizera bakazarimbuka. Ariko umurimo wacu
ni ukubabwira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, kugira ngo aharaho tuzakizwanye na benshi bashoboka. Haleluya. Uwo ni umurimo ukomeye kwizera gukora. Kwizera nzatindaho cyangwa nifuza kuvugaho nuko abamaze gukizwa. Haleluya. None ni uku kwizera kuzazana itandukaniro ry'uburyo tubayeho tukiri n'ahangaha, tukiri mu isi. Haleluya. Uko umuntu atera intambwe mu kwizera bizamutandukanya n'umuntu bakirijwe rimwe, n'umuntu bafite ibibazo bisa, n'umuntu batuye mu bintu bimwe, ariko uteye intambwe mu kwizera bizamutandukanya. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Amen. Kwizera kuzana itandukaniro mu buzima bw'abantu batangira urugendo rw'agakiza. Batangiye kwizera ariko ntibazasa. Bazaba basenga Imana imwe ariko hazabaho itandukaniro, kuko umwe yakuze mu ntambwe yo kwizera kurusha uwundi. Niyo mpamvu gukuza kwizera kwacu ari ikintu cyihutirwa. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Amen. Nanone turasoma ibyanditswe byinshi. Nanone Abaheburayo igice cya 10, ngo tuje tugarutse imbere gato y'igice kimwe, n'ubundi iki gice gikonekta na kira cya 11, kuko uko gisoza cyangwa uko 11 itangira mu zindi ndimi batangira bavuga ngo car cyangwa now the face, bigaragara ko ni nkaho hakabaye harimo virgule kugira ngo bakomeze ibyari birangiye kuri umurongo wa 39 mu gice cya 10. Reka dusome Abaheburayo 10:36 tumanuke hepfo. Ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haleluya. Tuzabyumvaho hariho kubw'ubuntu bw'Imana. Sinzi ukuntu kwihangana gukonekta no kwizera, ariko abigira ahantu bihurira. Haleluya. Ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Iki kintu rero kibeshaho twaburiye, numva ntafite izina rikwiriye. Iki kintu Imana yahisemo ikavuga ngo iki nicyo kibeshaho. Mbese abakiranutsi banjye ibyo kurya byabo, ibibatunze, ibibabeshaho, ibizana itandukaniro mu buzima bwabo byitwa kwizera. Haleluya. Tekereza ko Imana itavuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no gusenga, kandi bifite umumaro. Haleluya. Nta nubwo yavuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwiyiriza. Nta nubwo yavuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no gutanga amaturo, no kuvuga ubutumwa bwiza n'ibindi. Kuko ibyo bintu byose iyo byabuzemo kwizera biratuzimana. Rya shyaka ry'ubutumwa wagiraga ukayoberwa aho ryagiye, rwa rukundo wakundaga Kristo ukayoberwa aho rwagiye, bikazima. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Yesu yigisha abigishwa be gusenga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Murabizi yatanze wa mugani umupfakazi wajyaga gusaba ko arenganurwa ku mucamanza ukiranirwa gutita ku Mana ntite no ku bantu, ariko biba ari ibyago. Haleluya. Ntiyitaga ku Mana kandi ntiyitaga no ku bantu. Ngo ariko uriya mupfakazi akomeza amutitiriza, Yesu yerekanaga uburyo dukwiriye gusenga ntiturambirwe, ariko ageza hepfo ashyiraho akantu kavuga ngo ariko si umwana w'umuntu nagaruka ese azasanga kwizera kukiri mu isi. Haleluya. Nizo mbaraga z'abizera niho dukura itoto ryo kuguma mu gakiza, niho dukura imbaraga zo kuguma muri Kristo tudacogoye. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Impamvu kwizera gukwiriye gukura no kurindwa nuko hari igihe kugabanuka, umukiranutsi agasa nk'usubiye inyuma. Ibyo yigeze kwiringira ko Imana yikora, ibyo yigeze kwiringira Imana yumvaga yarabonanye nayo, agasa nk'aho itagihari. Imana itugirira ubuntu. Ibyo turabibona mu rugendo rw'agakiza kenshi, mu bavandimwe twagendanye, mu bakijijwe mbere yacu cyangwa abo twakijijwe rimwe. Umuntu ajya konja mu kwizera kwe agasa nk'aho asubiye inyuma. Imana itugirira ubuntu, ariko mu mbabazi zayo ijya yongera ikatubyutsa. Haleluya. Iki kintu rero kirinda gusubira inyuma, iki kintu giteza kugumana umunezero w'agakiza, gikwiriye gukurira muri wowe, cyitwa kwizera. Gikwiriye gukurira muri wowe, kandi urwego ugeze ukwiriye kururinda n'ifuhe ryinshi. Haleluya. Amen.
hanyuma akongera akavuga kuri 39 ngo ariko twebweho, nkunda kuguhamya, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Haleluya. Umukiranutsi wanjye niko kazabeshwaho no kwizera, ariko ukwiriye kwihamya, nanjye nkihamya ngo ariko twebwe turimo tubwirwa aya magambo, ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Haleluya. Iki kirungo cyangwa iyi ingredient cyangwa mana yanjye, iki gikorwa cyangwa uyu murimo witwa kwizera, haleluya, nifuza ko tubitindamo tugasaba Imana kugira ngo tubikuriremo. Nyuma ya kwa kwizera kwaguhesheje gukizwa, ukizera Yesu utari uri igorwa, tutaramubonye, utanazi niba ari byo kuri, hari imbuto yo kwizera Mwuka Wera yabibye mu mutima wawe, ariko ikwiriye kuvomererwa kugira ngo ikure, kuko iyo idakuze iragwingira. Ukaba ubizi ngo yapfiriye ibyaha byawe, ugahita ushyiraho akadomo. Ukaba ubizi ngo yego ijuru ririho, ariko nabyo ukaba utabyemera 100%. Ikwiriye kuvomererwa kugira ngo ikure. Haleluya. Mereye ku kwizera guhesha agakiza, ni igitangaza, ntigusanzwe, ntabwo gukorerwa. Haleluya. Mu Befeso 2:8 kugeza ku 10 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Impano ni ikintu utakoreye, ni gift, ni umuntu uza akaguhereza. Ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Haleluya. Iyo tumaze gukizwa dushobora kugira imirimo twirariramo, tuniratamo, kuko tuyirusha abandi bantu. Ndabarusha gusenga se, ndabarusha gutera agatambwe ko mu bintu runaka se, ariko gukizwa, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Haleluya. Icyambu ukanezererwa ubwo buntu wagiriwe, ukabwenjoyinga, kandi bukaguha guhorana imbabazi ku bandi. Hari igihe dufata abantu tukumva tubaciriyeho iteka, ariko reka nkubwire ko burya ni impano wahawe. Umwuka Wera yakoze umurimo mu mutima wawe, umutima wawe urakinguka. Si uko wari waragiye mu masabato menshi, si uko nari naragiye muri misa nyinshi, si uko nari numvise abavugabutumwa b'igitangaza. Umwuka Wera yamuritse mu mwijima uri mu mutima wanjye, hanyuma ndakinguka, ndizera, ndakizwa, nakira impano y'ubuntu. Haleluya. Ikibabaje rero nuko rimwe na rimwe abantu banga kwakira, bakanga kwakira impano y'ubuntu. Noneho mu rugendo rwitwa rw'agakiza, cyangwa kugerageza kubaha Imana, cyangwa kubarizwa mu madini tubarizwamo, bigahinduka urugendo ruvunanye. Umuntu akarwana no kubahiriza amategeko, umuntu akarwana no kwikora uko byanditswe, ariko yaranze kwakira impano y'ubuntu. Haleluya. Iyo twagiriye impano y'ubuntu, niyo ikorera muri twebwe, noneho ya mategeko agahinduka ubuzima. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ahinduka ubuzima bitakikuvunanye, urabyenjoyinga. Iyo mbuto yaje muri wowe iguha imbaraga zo kubasha bya bindi byari byarananiranye kuva igihe cya Mose kugeza igihe Yesu yabonekeye. Haleluya. Amen. Icyama amaboko yawe kwizera akarambuka, ukakira impano y'ubuntu. Iyi mpano y'ubuntu ntituyisobanukirwa, ariko urebye abantu barimo barwana no gukiranuka mbere yo kwakira Yesu, nibwo wamenya uburyo abantu batasobanukiwe iyi mpano. Umuntu akagerageza akitunatuna akishyiramo agatege ngo abanze atungane, abanze agira imbaraga, abanze akunda Imana, abanze amenye gusenga, abanze yubaha isabato, abanze ntasibe misa, abanze ntasibe amateraniro, abanze abishobore, abanze areke inzoga, abanze ave mu busambanyi, ngo none abone kwakira agakiza. Hanyuma imvune ikamwica. Ni impano y'ubuntu idakorerwa. Haleluya. Hanyuma izo mbaraga zikora iyo mirimo itunganye ziboneka kuba bamaze kwakira impano y'ubuntu. Haleluya. Amaboko menshi yananiwe kwakira ibyo kwizera, kubera ko kwizera bitaboneshwa amaso, kandi tukaba turi abantu bakunda kugera ku bintu bavunikiye. Rimwe na rimwe n'impano y'agakiza tunanirwa kuyakira, kuko tushaka kubanza kuyigeraho twayivunikiye, hanyuma bikatubera ibyirato. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Amen.
umuntu akamara igihe yumva atarashyika, adakwiriye. Impamvu ari impano nuko nyine udashyitse, nuko udakwiriye, nuko ntashyitse, nuko ntakwiriye, niyo mpamvu ari impano. Haleluya. Iyo uza kuba we nanjye dushyitse byari kuba ari salere, byari kuba ari igihembo, ariko ni impano kuko we nanjye twese twaracumuye twashyikira ubwiza bw'Imana. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Mvuye ku kwizera guhesha agakiza kugira ngo tukumve neza, tumenye ngo nta kindi umuntu akora kugira ngo akizwe, ariko iyo amaze gutera iyo ntambwe akakira agakiza, hari ukundi kwizera gukura gutuma abasha kunesha iby'isi. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza kuri 5. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza kuri 5. Ahantu hararyoshye ku muntu wese ufite ibintu bikimutsinda. Nagira ngo nkubwire ko kwizera wahawe kuri muri wowe niko kuguha imbaraga zo kunesha iby'isi. Haleluya. Haravuga kuva ku murongo wa 4 ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose cyangwa wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Haleluya. Umwuka wera yandika iki cyanditswe mu mitima yacu. Ntabwo mwabara imiruho abana b'Imana baruhiye mu nzu y'Imana bumva ari ubwoko bwatsinzwe. Igituma abantu bazenguruka bashakisha za deliverance ni iki? Deliverance ndayemera kuko nemera ko ububata bwa Satani bubaho, ariko ntabwo nyifata ukuntu ngira ngo tuzabigarukaho. Haleluya. Abana b'Imana benshi baruhishwa no kumva ko muri bo nta mbaraga zinesha zihari. Akeneye guhura n'umukozi w'Imana kanaka kugira ngo abe ari we bicemo hanyuma aneshe, ariko ngo wabyawe n'Imana wese, haleluya, kwizera kwa Yesu yakiriye kumuha kunesha iby'isi. Burya nta cyaha utatsinda, nta mugozi utacika ku buzima bwawe, nta kintu na kimwe kitakuvaho, kuko imbaraga zinesha iby'isi warazihawe mu kwizera. Haleluya. Kaduhese icyubahiro. Kwizera rero niko kwita kuzana itandukaniro, kugatandukanya abakristo baneshejwe kandi ari abakristo, kukazana n'itandukaniro ry'abandi bakristo batsinda, babatsinzi no kurushaho. Igitondo n'umugoroba bagenda batsinda. Haleluya. Ni ukwizera. Uri umutsinzi. Kristo kuva yaza muri wowe, turi ubwoko butimenye, ishyanga ritisobanukirwa. Uwabyawe n'Imana wese anesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Ese wari